Kuri mwese abaduteze amatwi bari hirya no hino, reka dushimire Imana uyu mwanya mwiza itanze wo kuganira n'urubyiruko. Tugiye kuririmba indirimbo ya 20, nyuma dusenge tubagezeho amagambo Imana yaduhaye. Uguka mutima wanjye shishikari ibyiza, ukomeze urwane ishyaka, uzambikwa ikamba n'Imana iguhamagara. Gira bwangu witabe, ni izihera ibihembo abatsinze bose. Inteko zikurebera ziragutegereje, ntutekereza aho uvuye, reba imbere yawe. Mukiza wacu dukunda, twanesheje kubwawe, ubu twaje kugushima, turagusingiza. Data ukiranuka uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye uburyo wateganije kuvugana n'abana bawe, unyuriye mu kwicisha bugufi, ukanyurira mu byanditswe. Izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye uyu mwanya waduhaye nawo kugira ngo abana bawe bave hirya no hino bagukurikirane kuri iri koranabuhanga. Uzubane natwe rero, kuko uzi ibikwiriye kuvugwa ubiduhe, abakwiye kubyumva ubahe ubwenge bubiyungurura, uduhe gufata umwanzuro wo kuba mu ruhande rwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amena. Nk'uko mugenzi wanjye abivuze, amazina yanjye ni Twayigize Felicien, ndi umubwirizabutumwa. Ninjye tugiye kubana muri iki cyigisho cya gatatu. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo gutegura ahazaza hawe heza. Niyo magambo tugiye kwigira hamwe. Ntabwo tugiye kwigana cyane kuko iyi gahunda n'ibi byigisho ni iby'abasore. Niyo mpamvu ahazaza habo heza ariho dushaka kuvuga, nizo ngingo turi bwibandeho. Ahazaza habo heza twagombaga kuvuga kurambagiza neza, ariko kuko abakobwa batarambagiza, niyo mpamvu tutabyise gutyo, ahubwo buri wese, umukobwa ararambagizwa ariko ntarambagiza. Tugiye kwiga zimwe mu ngingo zirebana n'umusore ugiye kubaka urugo ndetse n'umukobwa ugiye gushinga urwe. Ariko mbere y'uko turi bwinjire mu ngingo zibareba, ntabwo turabura kuvuga ku kaga kazanwa no kwihutira gushyingirwa. Imana yateganije ko gushyingirwa ari wo munezero w'umuntu, ku buryo yavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umuntu ntabwo yaremewe kuba mu bwigunge, yaremwe kuba nk'ikiremwa gisabana. Mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu haranditse ngo iyo atagira umufasha, ibyiza byose byo muri Edeni ntacyo byari kuba bimaze. Ubwo rero ntabwo gushyingirwa tugiye kubyiga nk'ababishinze cyangwa nk'ababitekereje cyangwa nk'ababisomye, ahubwo ni ihame Imana yashyize mu muntu bwe ngo rimubere umunezero. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, Twebwe n'Abana Bacu, kuri paje yaho ya 91 hatubwira ibyiza byabyo n'uko ababyeyi bibanezeza. Haranditse ngo ababyeyi batekereza kandi bashyira mu gaciro bahora biteze ko umunsi umwe
abahungu n'abakobwa babo bazabona abakunzi maze bagashyingiranwa. Gushyingirwa ni itegeko ryashyizweho n'Imana. Mu gushyingirwa niho ubwiru bw'imigambi y'Imana ku nyoko muntu bwuzurira. Nta kindi gikorwa kibasha kuzana umunezero cyangwa ibyago nko gushyingirwa, kandi nta kindi kintu mu isi yose mwene muntu asabwa kwitegura ashyizemo imbaraga nyinshi z'ubwenge n'umutima nko gushyingirwa. Aya magambo ku bari kudukurikirana muyumve neza. Umubyeyi ushyira mu gaciro ahora yiteze ko umukobwa we azamubwira ati nabonye umukunzi, akaba afite amatsiko y'uwo mukunzi. N'umusore nawe umubyeyi ahora yiteze kumva umusore amubwira ati rero papa, ndi kumva ngamije kuzashakira ahangaha, nkeneye ibitekerezo. Hepfo baravuze ngo gushyingirwa ni itegeko ryashyizweho n'Imana, kandi gushyingirwa niho ubwiru bw'imigambi y'Imana ku nyoko muntu bwuzurira. Nta kindi ku isi kizana umunezero cyangwa kizana ibyago nko gushyingirwa. Nta kindi kintu mwene muntu ku isi yahawe asabwa kwitegura ashyizemo imbaraga nyinshi z'ubwenge n'umutima nko gushyingirwa. Gushyingirwa ni iryo rembo ry'umunezero nyakuri, ariko iyo udacunze neza riba irembo ry'ibyago bikomeye cyane uzabana ibihe byose. Noneho rero ijambo ry'Imana rifite ibyo ribanza kutwiyama. Ubwo ku basore batari bubaka, ijambo ry'Imana ritubwira ko hari ibyo abasore baba basabwa kwitondera muri izi ngingo, kuko mu gitabo n'ubundi ngiye gusoma hano impamvu bagomba kubyitondera. Ubwo turabanza aba ari byo tuvuga. Paje y'amabuye yo gutarukiraho, agatabo k'amabuye yo gutarukiraho, paje 99, haranditse ngo ubu ingo nyinshi ziri gusenyuka, izindi barabanye ariko babanye nabi. Vuba aha ubushakashatsi bwagaragaje ko ingo 12 zubatswe, bidatinze enye zihera ko zigatana, 6 zikomeza guhanyanyaza babitewe no kwizirika ku rubyaro rwabo, ibyo bakora, cyangwa bakabanishwa no guhendahenda kw'imiryango cyangwa itorero ryabo, nyamara batishimiranye. Muri izi ngo 12, 2 gusa nizo zibanye neza. Niyo mpamvu iyi ngingo iba ikwiriye kuvugwa ngo abasore bacu, uyu mushinga uremereye uzabazanira umunezero wo mu buzima bwabo cyangwa ukazazana ibyago mu buzima bwabo, ku buryo muri iki gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, paje 43, havuga ko ku isi yose iriho haranditse ngo nta muntu ushobora gusenya umunezero n'umumaro w'umugore no kurwaza umutima we ngo ageze ku rugero nk'urw'umugabo we. Kimwe nk'uko ntawe ushobora gukonjesha ibyiyumviro n'ibyiringiro by'umugabo ngo abice intege imbaraga ze, kandi birimbura icyitegerezo cye n'ahazaza he nk'umugore we. Ku bagabo n'abagore kenshi insinzi mu mibereho yabo no gutsindwa kwabo n'icyizere gihamye cy'ubuzima bw'ahazaza bitangira ku munsi w'ubukwe bwabo. Aha niyo mpamvu ku batarashyingirwa ngo batere iyo ntambwe basabwa kumva izi nama bitonze, kuko akaga iyo ugeze ahantu hariho icyapa cy'umutuku ubundi bashyizeho ngo ni danger de mort, baba bakwereka ko imbere hari akaga cyangwa urenze aho wapfa. Niyo mpamvu aya magambo yose turi kubanza gutangiriraho arerekana akaga. Bwa mbere baratubwiye ngo ingo 12 zishyingiranywa, 4 zirashyingiranwa zigatana, 6 zose zibanye mu mutima baratanye, bakabana fizika inyuma, umugore akabyara, umugabo nawe akinjira mu nzu, ariko mu mutima urukundo rwaramaze kuvamo, urwango, ineza ngo yiturwe nabi, ijwi ryiza ryarabuze, guseka bitakiriho, ibiganiro byarashize, ubujura mu muryango bufite imbaraga. Ngo ibyo byose biterwa nuko abagiye gushyingirwa batabanje kumva neza inama ijambo ry'Imana ritubwira.
mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo naho hatubwira ko uyu mugambi Satani ngo niwe wawushoye awumaranye igihe kirekire. Mu gitabo cy'Urugo rwa Gikristo 314 mwumve ukuntu hatubwira. Haragira hati Satani wari umugambi wa Satani yari yarize mbere y'umwuzure guhindanya umuhango w'ubukwe, agaca intege ibisabwa muri wo kandi akagabanya ukwera kwawo. Nta bundi buryo yari yize yajyaga gukoresha ngo yangirize ishusho y'Imana mu muntu kandi ngo akingurire urugi ibyago n'ingeso mbi. Satani azi neza ibikoresho agomba kurwanya mu mutima w'umuntu, kubera ko yabyize abishishikariye mu gihe cy'imyaka ibihumbi byinshi. Azi impande runaka zo mu mico yigarurira mu buryo bworoshye kandi mu bisekuru byinshi byagiye bikurikira. Hepfo baravuze ngo ukwishyira ukizana ni icyaha gikomeye cyakurura urubanza rw'Imana kuri Isirayeli. Ukwiyubahuka kugaragazwa n'abagore bituma imitima igwa mu bishuko, ntikwarangiriye kuri Bali Pewori. Hepfo bavuze byinshi, ariko ijambo nashakaga ngo Satani yize neza uko azabigenza, ngo uko yahindanya iri hame ry'ubukwe yarabyize neza, ngo abyiga mbere y'umwuzure uburyo yaca intege ibisabwa muri wo kandi akagabanya ukwera k'umuhango w'ubukwe. Muzi ko umuhango w'ubukwe ufite agaciro. Uzabirebe ku munsi w'ubukwe, uzarebe imbaraga zishyirwamo, uzarebe ubwuzu abantu baba bafite, n'umunyamutima mubi hari igihe atwagwa ingamira n'ibyiza biburimo, umutima mubi ukabuvuyemo. Ngo Satani nawe wari umugambi yari yarize mbere y'umwuzure guhindanya umuhango w'ubukwe, agaca intege ibisabwa muri wo, umuntu agapfa gushyingirwa kandi akagabanya ukwera kwawo, ku buryo gutandukana bisa n'ibimaze koroha. Ngo ni ukugabanya kwera kw'abo bantu babiri baba bamaze kuba umwe. Noneho ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, Madamu White afite uko yongeye kubivuga kuri paje yaho ya 77 yaravuze ati neretswe ko abasore bo muri iki gihe badasobanukiwe akaga gakomeye kabugarije. Hariho benshi muri bo Imana yakwemera gukoresha mu mashami atandukanye y'umurimo, ariko Satani abitambika imbere akabafatira mu rushundura rwe kugira ngo batandukanye n'Imana kandi abambura imbaraga zo gukora umurimo wayo. Satani ni umukozi w'umuhanga udacogora, azi uko yagusha mu mitego ye abantu batagira amakenga, ariko ikibabaje nuko bake cyane aribo bacika ubucakura bwe. Ntibabona akaga kabugarije, bityo ntibashaka uko bakwirinda imyambi ye. Satani abatera kwihutisha gukundana batabanje gushaka inama ziva ku Mana, cyangwa kubo yatumye kubaburira, kubacyaha no kubagira inama. Biyumvamo ko bihagije ubwabo kandi ko ntawe bakoma mu nkokora. Uyu ni umugambi wa Satani. Ngo Madamu White yeretswe ko abasore badasobanukiwe n'akaga kabugarije. Benshi muri bo bapfa kwemera gukora bakoreshejwe na Satani, ngo ariko Satani ngo bakaba bagira umumaro baramutse bitoje kumvira Imana. Ngo ariko hano Madamu White yavuze ngo neretswe ukuntu Satani, ariko Satani abitambika imbere akabafatira mu rushundura rwe. Satani ni umukozi w'umuhanga kandi udacogora, azi uko yagusha mu mitego abasore batagira amakenga. Ikibabaje nuko bake cyane aribo bacika ubucakura bwe. Aya niyo magambo ababaje, ni bake cyane bashobora gucika ubucakura bwa Satani. Muri iki gitabo abataracitse ubucakura bwe mwumve uko bigenda. Ingo zuzuyemo ubuhanya kandi intekerezo z'urubyiruko, ni paje 80 Urugo rwa Gikristo, ziyobera muri ako kayira, kuko Satani akabayoboramo akabatera kwiringira ko bakwiriye gushyingirwa kugira ngo banezerwe, mu gihe badafite ubushobozi bwo kuyobora ubwabo cyangwa gutunga umuryango. Hepfo baravuze ngo ubushobozi bw'uwafashwe n'iki cyorezo cyandura cy'urukundo ruhumye bahinduka imbata yacyo, basa n'abatakibasha gushyira mu gaciro
kandi ibikorwa byabo bibi bisharirira ubibonye wese. Kuri benshi iyo ndwara ihinduka igikatu igihe bashyingiranywe imburagihe. Iyo agahararo n'ibikorwa bireshya bishize, umwe mu bashakanye cyangwa bombi arakanguka agasobanukirwa uko byagenze. Ubwo noneho bakamenya ko bahisemo ariko baramaze gusezerana kubana akaramata, kandi ko bahujwe n'amasezerano akomeye, maze bagahitamo kubana nk'uko babyiyemeje ariko bafite umutima ushengutse. Uyu ni umugambi wa Satani. Iyo winjiye kuri page 81, Madamu White akubwira ko yandikiye umwe mwene data witwa A, afite imico ishoboza Satani gukora, afite amahirwe menshi yo kugera ku ntsinzi. Ibyamubayeho bigomba kubera icyigisha abasore kubirebana no gushyingirwa. Umugore yakurikije ibyumviro n'ibishyika bye mu guhitamo uwo bazabana, aho gukurikiza umutimanama no gushyira mu gaciro. Mbese uko gushyingirwa kwabo kwaturutse ku rukundo nyakuri? Oya, sibyo. Hepfo baravuze ngo mu myaka myinshi nagiye nakira inzandiko z'abantu batandukanye bagize urugo rubi, kandi amateka yo kutumvikana kwabo nagaragarijwe arahagije gushengura umutima. Biragoye cyane kubona inama wahabo banyabyago, cyangwa kubona uburyo wakoroshya umutwaro wabo uremereye, ariko amateka ashaririye y'ibyababayeho yakagombye kubera abandi umuburo. Iyi ni inama Madamu White yavugaga asa n'ibwira abasore bakiri inyuma. Akurikije inyandiko, abagabo, abagore bari barapfuye kwihutira mu gushyingirwa, bakamwandikira bamwereka akaga barimo, ngo byamushenguye umutima ku buryo atashoboraga kuba yanabona n'uko abyandika cyangwa ngo abasubize. Reka tugerageze gusoma bimwe mu byatuma utegura hazaza hawe heza. Nizo ngingo tugiye kuvuga. Tugiye gusoma ingingo, kuri buri ngingo turajya tuyivugaho. Ingingo ya mbere ni ugufata igihe gihagije cyo kumenyana. Umusore n'umukobwa mwembi, umusore ntakaze ngo akubwire ngo ndagukunda, nawe ugira ubwoba, ugira imitima ibiri, ugira ubwihebe, uvuga uti nimubwira ngo ngiye kubitekerezaho azaba yagiye ahandi. Uwo ni umugambi wa Satani. Mwumvise ko ibindi byose uzapfe kubikora, ariko uzirinde gupfa gushyingirwa, uzirinde gupfa kubyishoramo. Muri iki gitabo bavuze cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, page yaho ya 94, baranditse ngo igihe ni gute twakwiringira uwo mwiteguro w'ingenzi bene aka kageni. Birazwi ko kwegerana kwenshi k'abasore bibyara gukundana. Aha bishatse kuvuga ko umusore n'inkumi babana mu itsinda kenshi bakabaho mu buryo butuma basangira ibitekerezo n'amarangamutima yabo. Iyo batari abanyarugwiro ruke, haba hari amahirwe menshi yo gusoreza mu gukundana. Icyo ababyeyi bazi ubwenge bushoboye kukifashishaho kugira ngo ku rugero runaka bayobora amahitamo y'abasore n'inkumi zabo, bataguye mu kaga ko kuregwa kwishingira. Aha ni gute twakwiringira ko uwo mwiteguro w'ingenzi bene ako kageni? Twabishobozwa no kwigisha abasore n'inkumi zacu hamwe kuri mugenzi we. Abahungu banyu bazabigishe zimwe mu ngingo no mu nama zikurikira. Icya mbere, baravuze bati kugenzura imiterere y'uwo mukobwa mushaka kugirana umushyikirano, ukabikora witonze kandi wimbitse. Uko uzajya ubona agenda yuzuza ibyangombwa biranga umugeni, niko uzajya mbere muri uwo mushinga. Turi ku ngingo ya mbere, gufata igihe gihagije cyo kumenyana. Hano baravuze ngo umusore nagenzura umukobwa, genzura imiterere y'uwo mukobwa mushaka kugirana umushyikirano, ukabikora witonze kandi wimbitse. Uko uzajya ubona agenda yuzuza ibyangombwa biranga umugeni, niko uzajya mbere muri uwo mushinga. Icya kabiri, gushobora gutegeka ibishyika n'amarangamutima yawe. Muri rusange ugomba kumenya ko uzarongora umugore umwe gusa. Kubw'ibyo ntukigereho umukobwa wari wese urukundo rwawe utarakura bihagije ku buryo ushobora guhitamo rimwe gusa kandi mu buryo bw'ubwenge. Iyi ni ingingo ya kabiri. Umenye ko uzahitamo rimwe gusa, utazongera ubwa kabiri. Umenye ko uwo uzazana utazamusubiza iwabo ngo abaye mubi. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu, ugomba kuyobora no gutegeka ibikorwa byawe. Uzige umuco mwiza,
ugenga imibanire y'abagize umuryango mugari wa muntu, ariko ntukarenguke ngo winjire mu gukundana bihubukiwe. Ingingo ya 4, igihe kizaba kigeze ugafata umwanzuro wo gushyingirwa, uzaba wifitiye icyizere ko urukundo rwawe rushyitse, rwimbitse, rutari urwo gusamara cyangwa urwo gushaka inyungu ku bandi. Umukobwa wanyu nawe muzamwigishe bene aya mahame, kandi mumumenyereze. Inkumi ziri mu kaga ko kwemerera abasore kubagiraho umudendezo ukabije. Bamaze kumenya ko ari bo kenshi usanga bakundwa kandi bakitabwaho n'abahungu, kandi mu miterere yabo ntibashaka kuzibukira bene urwo rukundo. Bagomba kumenya ko bene izo nkundo zigusha umukobwa mu kaga ko kubeshya guteye agahinda. Gusomana ni byiza iyo bikozwe n'abashakanye nyakuri, mu gihe barugaragaza ari umugabo n'umugore, ariko iyo bikozwe n'abatari abyemererwa bibereye mu manjwe gusa, cyangwa iyo bikozwe ku bushake n'abishakira kunezeza umubiri gusa, haba hakozwe ikosa ryo gupfusha ubusa ibishyika byabo banduza umutima, bikazatuma amaherezo basoreza mu gushyingiranwa kudashinga kandi bakazabana nabi. Uyu ni umudendezo ngo abakobwa nabo n'umukobwa nawe bamugira inama. Umusore bamubwiye kugenzura imiterere, gutegeka ibishyika n'amarangamutima, ngo utihuta kuvuga nyuma ukazicuza. Ugomba kumenya kuyoborwa no gutegeka ibikorwa byawe. Umuco mwiza ugenga imibanire y'abagize umuryango, ariko ntukarenguke ngo winjire mu gukundana ubihubukiye. Icya 4, baratubwiye ngo umenye yuko uwo mwanzuro ujya ufatwa rimwe gusa. Noneho ku mukobwa nawe ngo inkumi ziri mu kaga ko kwemerera abasore umudendezo uhagije, ku buryo umusore wari we wese aza akamufata akamukorakora akumva nta kibazo, ngo ku buryo bigera n'igihe umwe asaba undi ati reka ngusome, ari umusore n'umukobwa, ubwo n'undi yazaza bikazaba gutyo. Kubwo kwirinda izo ngorane, ni byiza ko abasore n'inkumi biga kumenya neza binyuriye mu biganiro, mu gusoma, mu kugira ibihe byo kwiruhura. Hirya bavuze byinshi, ariko bavuze inama bari gutanga nuko buri wese akwiriye kumenyana na mugenzi we mu buryo buhagije. Ndetse muri iki gitabo batanze inama iremereye cyane. Baravuze ngo byaba byiza umukobwa agiye iwabo w'umuhungu ngo akaba ahatamubona. Wenda reka nze gusoma aya magambo kugira ngo aze kumvikana neza. Muri iki gitabo baravuze bati byaba ari ikintu gikomeye. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, page 167, byaba ari ikintu gikomeye umukobwa witegura kubaka urugo aramutse agize amahirwe yo kumara igihe runaka mu rugo iwabo w'umukunzi we batamubona, akahatinda bihagije ngo amenye neza akamenyero n'imico y'uwo musore, akamenya uko afata abandi basangiye kuba muri uwo muryango, akareba niba afatanya n'abandi gukorera urugo, niba yibuka kuzirikana abandi, cyangwa se niba yarabaswe n'ingeso yo kwikunda imutera kwakira ntatange. Mbese ahora akambije agahanga cyangwa n'umunyarugwiro kuba mukikije? Nayahe makosa ye mu mico, kandi ubutandame bwe bushingiye he? Mbese uko yifashe nuko asa inyuma byaba bishinze imizi mu mutima? Icyo cyanyuma ni ingenzi cyane, kigomba kwitabwaho, kuko uretse no kuba aricyo gikenewe mu isi muri rusange, by'umwihariko gikenewe no mu mibanire y'ababiri, kuko mu mutima ariho iby'ubugingo bikomoka. N'iby'imboneka rimwe kubona umwanya nk'uwo wo kubigenzura mu itangira ryo gukundana, ariko kuba uwo mwanya utaboneka ntibivuze ko bidakenewe ko bitegura gushyingirwa bamenyana neza. Abahungu n'abakobwa batuye hamwe akaba ariho bakuriye, kenshi nibo bubaka ingo nziza zishikamye, bitewe no kuba babana bari basanzwe baziranye kuva mu bwana. Wenda ibyo byose ntabwo ndibuze kubisoma. Kuri iyi ngingo ya mbere, ni byiza kumenyana, ukamenya umuntu neza profonderi ye, cyangwa se ubujyakuzimu bw'imiterere ye, ibyo akunda, ibyo yanga, uko abana na bene nyina, uko abana n'abavandimwe, uko yubaha se, uko yubaha nyina. Ngo ibyo byose biba bikwiriye kwitabwaho, kuko uko niba asuzugura nyina, niba ntacyo afasha nyina,
aba ari icyizere, aba ari imbuzi ikwereka ko nawe ntacyo azakumarira. Ngo ibyo biba bikwiye kuzirikanwa. Niba ari umusore akaba atubaha se, ntacyo amuvugisha, atajya inama, bene nyina atavugana nabo. Niba ari umukobwa, amavuta yisiga wenyine akayahisha kure, yasanga uwayisizeho bikaba intambara, uwambaye umwenda we wenda yanyagiwe bikaba intambara, uzamenye ko urwo rugo rwawe. Ngo ugomba kubizirikana. Ingingo ya mbere ndayirangije, ni ugufata igihe gihagije cyo kumenyana n'ugiye kuzubaka urugo mbere y'igihe cyo kumwemerera kumuha urukundo. Icya kabiri, si byiza gukururwa n'uburanga. Si byiza gukururwa n'uburanga. Muri iki gitabo hatwereka ko cy'Imigani 31 umurongo wa 30 haranditse ngo ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza n'ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Uburanga bufite uruhare rwa ntarwo mu bizagufasha kuzana umunezero, amahoro n'ubukungu mu rugo rwawe. Kubw'ibyo rero abasore bagomba gutandukanya ubwiza n'uburanga. Ubwiza ni imico, naho uburanga bukaba isura y'inyuma, ku buryo n'abatayigira bishakira amarangi, amavuta, imitako, byarimba bamwe bakajya kwibagisha bari gushaka uburanga. Ariko ibyo byose nta na kimwe gifasha, nta na gito byafasha mu kubaka urugo. Kuko mu gitabo cy'Abaroma 2:7 haranditse ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Ibyanditswe bitwereka ko ushaka ubwiza n'icyubahiro ntabwo abishakisha kwisiga, ntabwo abishakisha kwitaka, ntabwo abishakisha kwihindura isura, ahubwo baratubwiye ngo abishakisha gukora ibyiza adacogora. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 11 umurongo wa 22 haranditse ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ameze nk'impeta y'izahabu ikwikiwe mu izuru ry'ingurube. Mu byiza byose mwene muntu abasha kwishimira, ari by'ubwenge, uburanga, ubushobozi n'amagara mazima, muri ibyo byose nta na kimwe gihanije agaciro n'imico myiza. Niba ushaka kubyemera, birahagije gusa kwitegereza ukuntu amashuri, amafaranga, imbaraga ntacyo bimaze iyo biri mu biganza by'ufite imico mibi. Ubuhanga bwerekejwe mu kibi, ubutunzi buboneshejwe no kubeshya, uburanga bugizwe igikoresho cyo gushukana, biteza akaga gashishana. Ibiramambu iyo ubuhanga bwerekejwe mu kugira abandi neza no kubumva, kuba maso no gukiranuka no gukora iby'ubutwari, butuma izo mpano zihinduka inyunganizi z'igiciro gikomeye, gutuma haba imibereho itunganye n'ingirakamaro kandi irimo umunezero. Icyo nshaka kuvuga kuri iyi ngingo, ntabwo ndi buze kuyitindaho cyane. Batweretse ko imico myiza iruta uburanga, kuko ngo hari n'uburanga indaya zigerageza kwigira neza zikitaka, ku buryo na benshi uba uri mu kaga karemereye wa mukobwa we iyo wamaze kwiyumvamo ko nawe uri mwiza, bigeraho nawe ugapfuba. Ubwo rero uburanga ku basore, uburanga ku bakobwa ntacyo bimaze, ku buryo uburanga ntacyo bumaze. Mu gitabo kimwe naje gusomamo aya magambo cyitwa Akira Inararibonye, ndasomamo ipaji imwe, nako icyigisho kimwe kivuga uwitwa Nyiraburanga uburyo yaje gusoreza ahatari heza. Uyu Nyiraburanga yari umukobwa. Nyiraburanga na Nyiramariza baravuze ngo Nyiramariza bariyandaritse basoza babuze ifato, nyuma y'uko Muhanyi mwiza na Mutima w'urugo baganiriye ku byabo bababaye, bifuza ko amaherezo yabo yaba imbuzi ku bakobwa bose. Bageze aho baricara baca akabogi, bavuga ibyabaye kuri bari abakobwa mu buryo bwimbitse, ngo ahari yenda byatera bagenzi babo kugira umutima gukuka, abakigira amaso bakareba. Nibwo batangiye ikiganiro. Mutima w'urugo aramubwira ati muvandimwe Muhanyi mwiza, reka nihutire nko haruguru, baravuze bati nibwo batangiye kuganira, muvandimwe Muhanyi mwiza, harya uribuka iby'abakobwa bacu Buranga na Nyiramariza? Aka gatabo ni agatabo ka aligori kavuga ibisa n'amarenga. Yewe ndabyibuka, nzi n'uburyo bahindutse iciro ry'umugani, keretse gusa kuba
baradutsweho n'ibishya nkaba ntabizi, akaba ari ushaka kumbwira. Mutima w'urugo ati reka ujye ibyabo nabikubwiye nkiri mushya mfite isoni, bituma ntimbika cyane ku buryo nicuza ko hari yenda bajyaga kugira icyo ukora ugakumira. Mpereye kuri Nyiramariza sinabura kuvuga ko ubukire bw'iwabo bwagize uruhare runini mu gupfapfana kwe nk'uko izina rye riri. Buranga we yazize kurangamirwa n'abasore na bose, abasore, abagabo ndetse n'abasaza bataramenya ko ryabarengeyeho. Baramukunze baramwimarira, bamumariraho utwabo, bamuha ijambo aba umutware. Byageze hasigara ari we wihitiramo abavugisha n'abamutahira. Bamaze kumurunguruka bamuta nk'icyanduye apfapfana atyo. Muhanyi mwiza ati bya Buranga byo mbiziho duke, ariko mbwira reka unsobanurire ukuntu ubukire bw'iwabo Nyiramariza bwagize uruhare. Wenda ntabwo ari we ndi gutindaho cyane, ahubwo ndaza gutinda kuri uyu Buranga. Nyiraburanga ngo yatumye abantu bamwimariraho ngo bitewe nuko yahitaga mw'uwashatse, nuko bisoza Nyiraburanga apfapfanya atyo, abura izina, abura ifato. Ubwo rero ntabwo ari byiza gukurwa n'uburanga. Icya gatatu, wiyoborwa n'irari. Ibyo bita agakungu cyangwa se irari rya gisore. Ijambo ry'Imana riratubuza muri Timoteyo, muri Tito haratubwira ngo hunga irari rya gisore. Aho turi buze gusoma ni muri iki gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, page 77. Wiyoborwa n'irari ngo umukubita amaso. Hano baravuze ngo ingeso mbi yawe, page 77, Urugo rwa Gikristo. Ingeso yawe mbi yo gukunda gukururana n'abakobwa ntituma ugaragara neza. Mu kwemera intekerezo zawe kuraragirira mu bakobwa, uba winyaga ubushobozi bwo gufata icyo wiga. Bizatuma urega ubucuti butejejwe, maze inzira zawe n'iz'abandi zihangirikire. Uko niko neretswe ibyawe, kandi igihe cyose uzakomeza gutsimbarara mu kugendera mu byo wishakiye, uwo ari we wese uzashaka kukuyobora, kukwigisha cyangwa kukubuza kwerekeza mu nzira mbi, ntuzemera kuva ku izima, kuko umutima wawe ufitanye isano n'ukuri, udafitanye isano n'ukuri no gukiranuka. Ijambo narindi gushaka, ingeso mbi yo gukunda gukururana n'abakobwa ntituma ugaragara neza. Muzasoma no mu gitabo cyitwa igitabo cy'ubutumwa ku basore, mu cyigisho igitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, icyigisho cya 33, bavuze ko abakobwa benshi iyo bari kumwe muri groupe ntabwo baganira muri Zaburi ngo basome bafata ibyanditswe, ngo ahubwo sije abasore n'abakobwa bakunda kuganiraho. Abakobwa baganira ku basore, n'abasore nta yindi sije baganiraho. Ibyo gutekereza akabarore n'ibindi, uwo mwanya ntawo. Umwanya munini kuri bo ngo ubushingiye ku kuganira ku basore. Abakobwa baganira ku basore, n'abasore bagakunda kuganira ku bakobwa. Wamubonye uko ari yambaye, wabonye uko yarasa, wabonye uko yashokoje, sha uriya mukobwa ni mwiza. Ngo nibyo biganiro bikunda kuba hagati y'abasore n'abakobwa. Rero itegeko wiyoborwa n'agakungu muri iki gitabo niko ijambo ry'Imana ritubwira. Kuri ingingo nta nubwo ndibuze kwitindaho, ahubwo ndajya ku ngingo ya 4 witwa wibigira ibanga. Ibanga, niba hari uwo wa musorewe, niba hari uwo wabonye ushaka kuzabana nawe, wibigira ibanga. Ahubwo ndagutungira agatoki abo usabwa kubibwira. Page yaho ya 92, igitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, hatubwira ngo iki? Haravuze ngo muri iki gihe abasore, muri iki gihe turimo, abasore bakeneye inama z'ababarusha inararibonye. Ariko kuri ingingo yo gutanga inama, nta muntu n'umwe ugomba gusimbura umubyeyi, kuko aribo bazi neza abana babo, bazi imico yabo myiza, ndetse bazi n'amakosa yabo. Nibo bahora bifuza kubona abana babo baguwe neza mu buzima kuruta undi wese. Kuri aba basore bahawe umudendezo ukabije wo gushakira inama aho bashaka. Birakabije, ntibikimeze nko mu gihe cy'abakurambere. Nyamara inararibonye, ubwenge n'amakenga by'ababyeyi birakenewe cyane. Bavuze hirya, bavuga byinshi, bavuga ko uyu mugaragu w'Imana Isaka ngo ari urugero. Wenda reka nze kubisoma. Reka manze some page 97 y'iki gitabo, mbone kujya kuri iyi ngingo. Ibi byose birerekana uburyo abakiri bato bakeneye inama zikomoka ku babyeyi basobanukiwe. Ndetse ntibikwiriye ko mwibwira ko inshingano y'ababyeyi
irangirana n'ubwana bw'ababakomokaho, nta musore cyangwa inkumi wari ukwiriye gutindiganya kugisha inama se cyangwa nyina igihe ageze muri icyo gihe gikomeye cyo gushyingirwa. Ababyeyi buzuye ubwenge n'amakenga ntabwo bazahitiramo abana babo, ariko hari akaga gakomeye ko kutita ku nama zikomoka ku nararibonye y'ababyeyi. Aha naho ntabwo ndi buze kwatinda bitewe n'umwanya. Muri make, umusore wese ugiye gushyingirwa nabanze agisha inama ababyeyi, niba atabafite agisha inama abafite inararibonye y'iby'umwuka, kandi ubwo ababyeyi nabo bagomba kuba bubaha Imana, cyangwa ari ababyeyi bafite ibitekerezo byiza bashobora kubaha inama zishobora kubafasha. Noneho ingingo yindi, wishyingirwa utizera. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko umukobwa uramutse ushyingiye umukobwa utizera yazahindura umuhungu wawe, yazaguhindura wowe. Uramutse ushyingiwe utizera wa mukobwa we, nawe wazahindurwa ukagera mu mwanya utari watekereje. Ubwo ijambo ry'Imana ritubwira gupfa kwemera uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, gupfa gutwarwa n'amarangamutima. Mu gitabo kimwe batubwira ko cyitwa Inama z'Itorero, nubwo yaba yujuje ibindi byose bisabwa n'umutware cyangwa n'umufasha, akaba yitonda, afite imitungo, ari imfura, ariko akaba abuze kimwe, kuba atizera, ijambo ry'Imana rirabibuzanya cyane. Niho ndibuze gusoma ijambo ry'Imana ritubwira ko ntabwo byemewe nubwo yaba yujuje byose, ariko abuze icyo bita kimwe. Icyo kimwe kivugwa ni ukuba atizera. Mu gitabo cyo Gutegeka kwa Kabiri, igice cya 7, umurongo wa 2, haragira hati: kandi Uwiteka Imana yawe nimara kuyakugabiza ukabatsinda ukabarimbura rwose, ntuzagire isezerano usezerana nabo, ntuzabababarire, kandi ntuzashyingirane nabo ngo umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo, n'umukobwa wabo ngo umusabire umuhungu wawe, kuko bahindura umuhungu wawe ntayoborwe nanjye, ahubwo agakorera izindi mana. Ibyo bigatuma bikongereza uburakari bw'Uwiteka akakurimbura vuba. Wenda hirya bavuze byinshi, ariko icyo nashakaga ntuzashyingirane nabo ngo umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo, n'umukobwa wabo ngo umusabire umuhungu wawe, kuko bahindura umuhungu wawe ntayoborwe nanjye. Ubwo rero muri make, mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore 439, naho hatugira iyi nama ngiye gusoma. 439 haratubwira ngo: muvandimwe nkunda, namenye iby'umugambi ufite wo gushyingirwa n'umuntu mudahuje kwizera, kandi nterwa ubwoba nuko utagenzuranye ubushishozi ingingo ikomeye. Mbere yo gutera intambwe izazana ingaruka mbi ku buzima bwawe bwose muri iki gihe n'ikizaza, ndaguhendahendera kwita kuri ingingo wigengesereye kandi usenga. Mbese aho iyo sano nshya winjiyemo izaba isoko y'umunezero nyakuri? Mbese izagufasha mu buzima bwawe bwa gikristo? Mbese iyo sano izashimisha Imana? Mbese urugero utanze nta makuba rurimo, ku buryo n'abandi bazagukurikiza? Izi ni inama zose ziri kuvugwa. Hari igihe umusore uyu n'umuvandimwe Madamu White yandikiye, aramubwira ati: namenye iby'umugambi wawe bw'uko ugiye gushyingirwa n'utizera, ntego ubwoba nuko utagenzuranye ubushishozi ingingo ikomeye. Mbese ubona iyi ntambwe izazana umunezero mu buzima? Ubwo muri iki gihe cy'ubwihebe kuri bashiki bacu cyane, usanga ari indwara ikomeye, ariko ijambo ry'Imana riciraho iteka, kuko ububambye amahame y'ijambo ry'Imana. Indi ngingo turaza kuvuga ni ingingo yitwa wikinisha imitima. Mu byaha bikomeye cyane abasore bo mu mpande zombi bakunda kuregwa ni ingingo yitwa gukinisha imitima. Muzabisoma mu gitabo cy'Urugo rwa Gikristo. Gukinisha umutima ni icyaha kitagira uko kingana mu maso y'Imana yera. Ntabwo gifite uko kingana, nta formule yacyo ushobora kubara. Impamvu niyo ndabasobanurira. Iyo ubwiye umwana w'abandi w'umukobwa uri umusore uti ndagukunda, mu mutima agushyiramo, aragutekereza,
akwandikira utumesaje umwanya munini mu ntekerezo uba umeze nk'umuroze. Iyo umuntu umuroze gutyo warangiza nyuma ukaza ukavuga uti ntabwo nari nkomeje, ubu umuhemukiye. Niho bavuze ngo ni icyaha kitagira uko kingana mu maso y'Imana yera. N'abakobwa nabo nuko ibintu byitwa gutendeka, hano baravuze ngo gukinisha umutima ni icyaha kitagira uko kingana mu maso y'Imana yera. Nyamara bamwe bakunda inkumi bakanazikundisha, hanyuma bakagenda bakibagirwa amagambo bavuze yose n'amaherezo yayo, babona undi bakamubenguka bakavuga amagambo ahwanye n'aya mbere bakamugira nk'uwa mbere. Iki ni icyaha kitagira uko kingana mu maso y'Imana yera. Ndetse ku bayobozi, umusore wakinishije umutima aba akwiriye kwinjira mu ntambwe yo kurambagiza undi, abanje gusaba imbabazi no kubaka ubumwe w'uwo mushiki wacu, uwo mukobwa nawe wibandi wabeshya abasore akabatendeka. Aba akwiye kubanza kutihutira kubaka urugo, ahubwo akabanza akomora imitima yakomerekeje ko ntiyabona ijuru. Witinda gusesa amasezerano y'ubupfayongo. Ubwo gukinisha imitima arababyitiranya no gusesa amasezerano y'ubupfayongo, ariko sibyo. Ahubwo ni umusore washingiwe cyangwa se wemereye utamusobanukiwe neza, ariko nyuma ukaza kubona imico yatari myiza. Ubu ukwiye kwihana imbere y'Imana, nawe ukamwihanaho ukamubwira ko atari byo. Cyangwa umusore igihe ahemutse mwaramaze kwemerana, ariko ukamubonaho ibimenyetso by'uko atazubaka urugo, agahinduka umuhemu, akaba umujura, akabeshya, kumva ari kurambagiza hirya no hino adafite icyerekezo, ayo masezerano wemerewe kuyica. Noneho indi ngingo, zibukira guhuza imibiri n'uwo mutarabana. Ubwo iyi ngingo yo nibyo bita avance, ntabwo byemewe mu ijambo ry'Imana. Ingingo ikurikiyeho, shaka ubumenyi bw'ibanze mu mabanga y'ubuzima mbere y'uko ushyingirwa. Muri make, itoze kuba umugore utarashaka, itoze kuba umugabo utari wubaka, ubyige, ubitekereze, uje mbere y'uko ujya kubyinjiramo, bimwe waramaze kuba tayari kubimenya. Noneho indi ngingo, zibukira gushyingirwa utarakura. Ni page 75 ya kino gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, zibukira gushyingirwa utarakura. Haragira hati 75 Urugo rwa Gikristo, hatubwira ko ni abantu Madamu White yandikiye abaha inama. Ntitugomba gushyigikira gushyingiranwa kw'abakiri bato. Umushinga ukomeye nk'uwo gushyingirwa kandi ugira ingaruka zirambye ntugomba gukoranwa ihubi, nta myiteguro ihagije, kandi ubushobozi bw'ubwenge n'ubw'umubiri butaraguka bihagije. Abahungu n'abakobwa bashyingiranwa mu gihe urukundo n'ibitekerezo byabo bitarakura, nta byiyumviro bihanitse kandi bitunganye, maze bakikorera inshingano z'abashakanye bawe n'iruba rihindanye rya cyana. Ubucuti butangiye uhere mu bwana bwagiye kenshi bugira ingaruka zo guhuza guteye akaga cyangwa gutandukana gukojeje isoni. Gushyingirwa imburagihe bikozwe nta nama z'ababyeyi ni gake bizana umunezero. Urukundo rwa cyana rugomba gukumirwa kugeza igihe buzageza igihe gikwiriye, kandi nararibonye yabi ibemerera kugirana umushyano muzima kandi utarimo akaga. Abanga kumvira iyi nama bari mu kaga ko kuzagira imibereho itanejeje. Aha bavuze ko umuntu utagejeje ku myaka 20 ntaba afite inyurabwenge yamushoboza kwihitiramo uwo bazabana akaramata. Ubwo rero kuri iyi ngingo, gushyingirwa, umuntu agomba gushyingirwa akuze mu buryo bw'impagarike mu myaka, agashyingirwa akuze mu bitekerezo. Ingingo ya nyuma ni ugushyingirwa utaritegura. Zibukira gushyingirwa utaritegura. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 24 umurongo wa 27 haratubwira ngo, banza witegure ibyo ku gasozi, uringanize imirima yawe, hanyuma uzabone kubaka inzu. Ijambo ry'Imana risaba umusore kubanza kuringaniza imirima, akitegura ibyo ku gasozi, hanyuma akazinjira mu mushinga witwa gushyingirwa, ariko yarabanje kubyitegura. Ntabwo habanza gushyingirwa ngo uzitegura ibyo ku gasozi nyuma. Ndagerageza gusoma umusore umwe, nawe ari muri kano gatabo ka Arigori, wavuzweho ibintu byambabaje cyane. Bari abasore babiri,
ariko ikiganiro cyabo giteye agahinda. Nabo bari bagiye kubaka, ariko urugo rwabo rwari urugo rw'amayobera. Umusore umwe, umusore witwaga Musirimu n'undi witwa Sindebakure, bose bari abasore, ariko akaga kabo muraza kukumva. Bari abasore beza urebeye inyuma, b'imigambi myiza ubumvise mu magambo, b'abanyabwenge ubisomeye ku mpamyabushobozi z'ikirenga batunze, kandi bakaba ibyamamare ubaza umubare w'ababazi, ariko b'imburamumaro batagira inama, bitwara gikungu nubwo ntacyo batunze. Bararikiraga ibikomeye, kandi aho n'ibyoroheje by'ibanze mu buzima babibonera ku kaburembe. Bari bakwiye icyubahiro urebye igihagararo, ntibite ku kamaro kabo, kandi bari intyoza mu gutanga ibitekerezo utabasabye kubishyira mu bikorwa. Umunsi umwe baza kuganira, baza guhura baraganira. Habaye kera, bose basanga bahuriye ku cyerekezo kimwe cyo kurwubaka, kuko bari bakuze. Nuko batangira kuganira. Musirimu ati, inshuti yanjye Sindebakure, wakomeje kumbwira ibyawe nuko ugiye kurwubaka. Burya rero dusangiye umushinga, ngize amahirwe tugiye kujya inama, kuko tugiye kwitegura ubukwe bwacu. Sindebakure ati, wanjye numva mbere yuko tugera ku myiteguro y'ubukwe twabanza kubwirana uko twarambagije n'abo twarambagije, hanyuma tugakurikizaho iby'imyiteguro. Musirimu ati, ni koko twari dusimbutse ntakubwiye iby'ikibasumba, maso y'inyana, useka amasara agaseseka, urukerereza mudashirirora, misaya myiza, mwanga mu ruho, ari we kariza kanjye. Sindebakure ati, si uko se? Twari tuharenze ntakubwiye nanjye ibya Kimero kiremye, wavutse akorerwa, muzira kwandura, ikirenga muterashema twaserutse, nyiramutura mu rwuzuye, bitaba ibyakimura ingando, ari we muhorakeye, wabukereye akankereza mu rugendo. Musirimu, nuko rwose noneho reka tujye mu myiteguro. Ikirenga kandi tukiba mu myiteguro, tujye mu myiteguro, kandi ndabanza mvuge uko iyanjye nifuza. Kwa mabukwe bakwa ikirenga, kandi kukibaha niko guhamya intego. Bavuze byinshi, ariko amazina yabo, imvugo zabo, byose bikwereka yuko nta kintu bari bafite. Bavuze ko bazatwereza, ngo akaba ari byo intwerero ari izabubakira urugo. Rero muvandimwe wari udukurikiranye, twaganiraga ku ngingo yitwa gutegura ahazaza hawe heza. Buri wese, Imana ntawe yaremeye kudashyingirwa, ahubwo gushyingirwa twabonye ko ari wo munezero, ariko buri wese asabwa kuwitegura abyitondeye, kuko niba hari ikintu umuntu akwiriye gutekereza ngo atabihubukiye, ni ingingo yitwa gushyingirwa. Imana y'amahoro ibahe imyumvire myiza, kandi izabahe ingo nziza imbere yanyu, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.